Izere yuko mumeze neza. Warazi yuko phone ushobora kuyita cyangwa bakaba bayikwiba ikaba yabasha kuvuga ukayumva mu gihe bagiye kuyikwiba, cyangwa se wayitaye hasi igayo ikavuga. Nta kindi rero nibyo tugiye kurebera hamwe n'ibisanzwe. Nta kindi rero uza muri phone yawe nk'ibisanzwe ukarebamo iyi application. Reba nimba ifite muri phone yawe, niba utayifite downloadinga kuri Play Store, biroroshye cyane. Iyi ngiyi muri kureba ni ibintu byoroshye. Nta kindi rero nimba ifite muri phone yawe cyangwa se nimba utanayifite wayikurura, biroroshye. Uyizaho nk'ibisanzwe ukayikoraho, kubona bahita bakujyana mu majwi aya yose. Nta majwi ushobora gushyiramo, wawitaye hasi, waba uyifite mu ntoki, waba bayikwibye iri mu mufuka akaba we atari we uyikozeho, biroroshye cyane. Ni ibintu byiza cyane. Aya yose uko muri kuyabona aravuga bitewe n'ibyo ukunda. Bitewe n'ibyo ukunda washyiramo ibyo byose washyiramo iri ngiri, abasi ugashyiramo iri, cyangwa se ukareba n'irindi ryiza mwangaha wakunze. Abantu bakunda ibintu bitandukanye, sinamenya ibyo waba ukunda, ariko gusa nyine aya majwi numva ari meza cyane. Gusa ariko yewe nta kibazo, ariko yose ni meza bitewe n'ibyo ukunda n'uburyo wabyumvishemo. Ushyiramo ibyawe wumva ubishaka yose, ko wabigenza kose ibyo washyiramo birakora. ariko gusa si cyose tutuje kureba ameze nk'uko ukuntu wabishyira. ariko rero ukoresha iri ngiri muri kubona iri hafi y'imodoka nkoresha. Nibyo nabonye ari byiza, ubona ko bitandukanye. uri kubona iri bara ryajemo, kubona ko ayandi ntayarimo. iri mu byo nasizemo. Nta kindi rero, bikumva ni keza. nawe ushatse wagashyiramo bitewe n'ukuntu kumvishe, ntawamenya. ibyo tubiveho dukomeze. yose niyo n'ubundi wemeje uko nguko uri kubona bigenda bihinduka. ahantu ariho hose waca byakunda. nta kindi uza ahangaha uri kubona kano kantu kabaye umuhondo, iyi ni volume. uri kubona ahangaha kwa ka gatatu niko ugakoraho ukagakoraho. uri kubona uzaba bimeze uko nguko. ubundi ugakozeho bita bisuku nguko. washaka ukongera volume, washaka n'uyongere bitewe n'ukuntu wumva ubishatse. nta kindi uza ukemeza ahangaha hasi. uri kubona yuko meze neza, ugashyiramo iminota. ibyo twose uri kugenda ubona utungutu turi kureba. ushatse ushyiraho akantu wumva ushaka. ni ibintu byoroshye cyane. nzajya ngenda mbatamo utuntu akantu kamaramo mu abantu. gusa ntibibagirwe gukora subscribe, ni ibintu by'ingenzi cyane. gusa ndabakunda cyane, muri abantu beza. uri kumva ko amajwi ari kugenda avuga. urakoraho ngubu, ukoraho uko nyine. iyo umaze kubyemeza kuri yakasa nk'uko nguko uri kukabona, ubona ko gatandukanye n'utundi uri kureba. sikazamo iri bara nyine uri kubona. uraza ukemeza nk'ibisanzwe. n'ibyaha uri kubona ahangaha ukuntu hasa. itaremeza hariya, iyo yemeje hahita hasuka nguko ubonye. iyo yemeje hahita hasuku, wahemeza uri kubona ko bita bihinduka. iyo wemeje itabisa gutya
n'undi niho uhita wemereza bikaba birarangiye, ukemeza ugahita usubira inyuma ukajya muri fone yawe tayari, ukajya uyishyira hasi, hajya umuntu uyikoraho ukabyumva wahita hasi ukabyumva ikavuga. Gusa ariko nyine ntiwibagirwe gukora subscribe, ni ibintu by'agaciro cyane. Gusa ndabakunda ku buryo utakumva, dukomezanya gips nk'izi ngizi. Gusa ndabakunda, ubona ko iyo haje iri bara nyine, iyi niyo nasizemo, nawe washyiramo wumva ushaka bitewe n'iryo wakunze. Gusa ndabakunda, mugire umunsi mwiza.